kwikuza burya kwizamura burya ntaho bigeze umuntu ahubwo birangira ntacyo ubashe kugeraho. Nk'umuyisilamu bifite uruhe ruhare, bifite akahe gaciro mu idini y'ubuyisilamu mu gihe wowe ubikora nk'umuyisilamu? Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ya mbere bamubwiye ntabwo ari yo gukora da'wa, kandi objective ya mbere yo gutuma aba intumwa y'Imana kwari kugira ngo azaza akora iki? Azaza akore da'wa. Ariko ntabwo wahayi ya mbere yaje imubwira ngo ud'u, genda ukore da'wa. Arayikoresha iki? Arayikora yifashishije iki? Yakagombye kuba yikora yifashishije iki? Ibyo asobanukiwe. None ntabwo aragira gute? Ntarabisobanukirwa. Niyo mpamvu bamutegura babanza kumubwira ngo hari ikiganiro bansabye ko natanga, ndi bugitange mu ncamake ariko zumvikana. Ikiganiro kijyanye n'imyifatire ikwiye kuranga umunyeshuri w'umuyisilamu. Imyifatire ikwiye kuranga umunyeshuri w'umuyisilamu. Kubera iki hajemo umunyeshuri? Kubera iki hajemo umuyisilamu? Impamvu hajemo umunyeshuri nuko abahanga baratubwira ngo fi kulli maqami maqala. Buri gihagararo cyose kigira ibikivugirwamo. Ntago hano twaganira ku bijyanye n'abashumba baragira inka cyangwa ihene. Nta nubwo hano twaganira ku bijyanye n'abahinzi bahinga imboga n'imyumbati, cyane ko wenda mushobora kuba no mu byo mwiga n'ibyo birimo, ariko icyo dukwiye kuganiraho ni ikijyanye n'abanyeshuri nyine, kuko muracyari ku ntebe y'ishuri. Umunyeshuri ukiri ku ntebe y'ishuri ariko kandi w'umuyisilamu, kuko umuyisilamu afite amategeko amureba, rimwe na rimwe ushobora gusanga atandukanye n'ay'abandi. Umuyisilamu afite umurongo ashobora kugenderaho cyangwa se inzira ashobora kugenderamo, rimwe na rimwe ishobora kuba itandukanye n'iy'abandi. Niyo mpamvu rero turi bwibande kuri ese umunyeshuri, ese umuyisilamu yakwitwara ate? Ni iyihe myitwarire, ni iyihe myifatire yakagombye kuba imuranga? Aha rero ni ukwibukiranya, kubera ko twese abenshi tuba tubizi, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe ushobora gusanga unanabizi kundusha bitewe n'ibyo wize. Ariko iyo turi kwibukiranya tuba tugomba kugira ngo tumenye ibikwiye n'uburyo bigomba kujyanwa, kuko ibikwiye byose sinako bijyanwa neza. Ushobora kuba hari ibikwiye ufite ariko ukaba utabijyana neza nk'uko bigomba, hanyuma ibyiza byabyo cyangwa se umusaruro wabyo ntuwubone kubera yuko wabijyanye mu nzira itari ya nyayo. Umunyeshuri rero, iyo turi kuvuga umunyeshuri tuba turi kuvuga uwiga. Hanyuma iyo turi kuvuga uwiga nanone tugomba no kureba kwiga nk'umuyisilamu bifite uruhe ruhare, bifite akahe gaciro mu idini y'ubuyisilamu mu gihe wowe ubikora nk'umuyisilamu. Agaciro ka mbere gakomeye cyane muri Islam nuko wahayi ya mbere yamanutse, ubutumwa bwa mbere bwamanutse bumanukiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntago baje bamwigisha ibindi, ntago baje bamubwira ibindi, ntago baje bamubwira bimwe navugaga,
baje bamubwira guhinga, ntibaje bamubwira kuragira, ntibaje bamubwira business, ntago baje bamubwira ubukire, ahubwo baje bamubwira ngo iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iga usome umenye. Umenye kugira ngo umenye uko uzakora ibindi usabwa kuzakora ejo hazaza. Ko natwe hano turimo turiga, ariko turamutse dufite gihamya yuko ibyo turi kwiga ntacyo bizatumarira, ntago twaba turi kwiga. Siko bimeze? Turimo turiga duteganya ko ejo hazaza dushobora kuzajya mu gisate cy'ibyo twahisemo kwiga, kuko nanone ntago turi kwiga bimwe. Umwe araza akiga amatara kuko yumva ariyo, bijyanye n'amashanyarazi ko yumva ari byo bishobora kuzamugirira iki akamaro. Undi akaza akiga amazi, hanyuma nkuko mwahuriraga ku ntebe y'ishuri mukazanahurira no kuri etaje y'umuntu, umwe ari mu mazi undi ari mu ki, ari mu mashanyarazi. Ariko haje nk'inkuru ikubwira ngo amashanyarazi uri kwiga ntacyo azakumarira, nta naho uzabona akazi, wanabivamo. Siko bimeze? Iyo turi kwiga rero tuba turi kwiga kugira ngo tumenye, hanyuma bizadufashe gusobanukirwa. Nitumara gusobanukirwa ibyo tuzakora tuzabikore tugeze gute? Dusobanukirwa. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ya mbere bamubwiye ntago ari yo gukora da'wa, kandi objective ya mbere yo gutuma aba intumwa y'Imana kwari kugira ngo azaza kora iki? Azaza kore da'wa. Ariko ntabwo wahayi ya mbere yaje imubwira ngo ud'u, genda ukore da'wa. Arayikoresha iki? Arayikora yifashishije iki? Yakagombye kuba yikora yifashishije iki? Ibyo asobanukiwe. None ntabwo aragira gute? Ntarabisobanukirwa. Niyo mpamvu bamutegura babanza kumubwira ngo iga usobanukirwe, numara gusobanukirwa uzabwirwa objective yawe. Niyo mpamvu nawe uhitamo ibyo wiga, ibyo wize wamara kubisobanukirwa, objective yawe ikaba yabiriya wahisemo nyine yuko ugomba kuzajya kubikora. Idini rero iha agaciro ilmu kuruta ibintu byose, kuko udafite ilmu, udafite ubumenyi, udasobanukiwe, ntacyo wimarira wowe ubwawe, ntacyo umarira umuryango wawe, ntacyo umarira igihugu cyawe. Bishaka kugira ngo umuntu amenye. Aya rero ya mbere yaje ivuga ngo iqra, soma, menya, iga, sobanukirwa, kandi wige wabishyizemo Imana. Nababwiye ko turimo turaganira hano, tuganira nk'abanyeshuri ariko b'Abayisilamu. Nk'abanyeshuri b'Abayisilamu rero nagira ngo mbabwire ngo guhera uyu munsi, niba no kwiga kwawe utari warabishyizemo umushinga witwa Imana, kubikora kubera Imana, uwo mushinga witwa kubikora kubera Imana wugire. Kuko na Mutume baramubwiye ngo usoma ariko wige kuki? Bismi rabbika. Wige kubera Allah, wige usobanukirwe kubera Allah, kubera ko Allah ni nawe uzaguha tawfiki yo guhirwa mu byo uzagira gute? Uzakora. Numushyira ku ruhande uzabyiga rimwe na rimwe ntubirangize, kuko wagomba kubigufashamo wamushyize ku ruhande, cyangwa se nunabirangiza bigupfira ubusa. Abantu bose bize se uko mubizi bafite akazi? Niko bafite akazi abantu bose bize? Ntabwo ariko bafite akazi. Nawe ushobora kwiga ntukagire, ariko ibintu byawe wabijyanye muri ikhlas, ukabikora kubera iki? Kubera Allah. Niyo mpamvu Nyagasani atubwira muri Qur'ani ngo mukhlisina, mujye mukora ibyo mukora byose mukhlisina lahuddin hunafa awa yuqimu salat waki wa yutu zakat.
hanyuma ngo dhalika dinu yihe al-qayyima. Ibyo mukora byose mujye mubikorana ikhlas, mubikorana urukundo rurimo Imana, kugira ngo Imana ibahe umugisha muri byo. Mubikore musari, mubikore musari munitanga mu nzira y'Imana. Ibyo ni mubikora mutyo muzabona tawfiq, kandi muzaba mufite dinul qayyima, muzaba mugize dini ihamye. Aha rero icyo nagira ngo mbabwire nuko agaciro ka ilmu katangiranye na aya ya mbere yamanutse ibwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko agomba kwiga. Yarize rero aramenya kugeza n'ubwo Imana yamubwiye ngo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada. Imana ntago yasanze uri imfubyi ikakurera. Nawe ntuzihebe wenda ngo situation y'ubuzima ngo gende imfubyi nzahirwa nande, cyangwa se gute turamusitiri. Hanyuma wa wajadaka dalan fahada, twasanze uri umuntu waho ngaho udasobanukiwe, nta bintu uzi, nta bintu wigeze wiga, ariko turagutegura, turakuyobora. Nawe rero imbaraga za kuyobora zihamye ni zande? Ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe muri hadith akatubwira ati man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna. Umuntu wese uzaba ari mu rugendo rwo gushaka iki? Ubumenyi. Ari gushakisha iki? Ubumenyi. Iyo bavuga ubumenyi, hari abantu baza bagasobanura bafite amarangamutima, bagasobanura baganisha ku bumenyi bumwe. Hano batubwiye ubumenyi rusange, ubumenyi bwose, bwaba ari ubumenyi bw'idini, bwaba ari ubumenyi ubu busanzwe, kuko ubu busanzwe twebwe twita ngo ni ikizungu. Ubumenyi busanzwe tujya tuvuga ngo ni igiki? Ngo ni ikizungu. N'ubumenyi bwashyizweho na Allah, kuko Allah iyo adatuma abantu babusobanukirwa ntabwo bari kugira gute. Kandi ubu bumenyi buruzuzanya. Tuma turumvikana. Intumwa y'Imana hashize imyaka 400 na imyaka nyinshi, 1400 na birenga, hari imvugo nyinshi yagiye atubwira, ariko izo mvugo ubu ngubu zirimo zirasobanurwa n'amasayansi. Wenda reka ntanga urugero gatoya. Mu buzima, muri sante, intumwa y'Imana yaravuze ngo adhubab isazi nigwa mucyo muri kunywa muzayidubikemo cyane yose, nimurangiza muyivanemo mukomeze mwinywere. Iyo ilmu ari kuyigisha abagira inenesi nk'abo mbonye n'ubundi mukambije agahanga, bagize inenesi bahita bamubwira ngo ya Rasulullah, ko twumva byaba atari bizima. Walimadha, no kubera iki? Kugira ngo basobanukirwe. Intumwa y'Imana irababwira iti dhubab igira amababa abiri. Dhubab isazi igira amababa ngahe? Abiri. Ibaba rimwe ni masmum, ibaba rimwe ni uburozi. Irindi ribaba ribamo umuti uvura iki? Ubwo burozi. Isazi aho muzayibona yaguye hose, haba ari mu gikoma, haba ari mu mata, haba ari mu bindi bya bindi tujya ducira, muzayibona. Iyi guye isazi buri gihe itigushamo ibaba rimwe, sibyo? Igushamo iry'uburozi, hagasigara iry'iki? Iry'umuti. Iyo tugiye kuyivanamo twifatira iry'umuti, kuko niryo yasigaje, tukaba iryo dufata tukavanamo tukajugunya. Iyo utakimena icyo kinywebwa urakinywa, ubuzima tubamo twese turabuze. Hari igihe wanywa igikombe cy'igikoma nta kindi uri bubone, kuvuga ngo isazi ngiguyemo ngo urabiretse, kavuga uti wallahi reka nyivanemo nikomereze. Ariko wayivanamo ukabusizemo iki? Uburozi, umuti utagize gute? Utagezemo.
mutume yaravuze ngo muzayinikemo na ryaba barindi ririmo umuti rigire gute rigeremo umuti uhita uvura iki uburozi ubundi komeze wimwe. Ibyo ngibyo twabyigishijwe mu myaka 1000 ariko wallahi ejo bundi ubumenyi bwarasohotse muriga murabyiga cyangwa muzabyiga. Ubumenyi bwarasohotse abadogiteri bo kwisi bemeza ko isazi igira uburozi mwibaba rimwe ikagira n'umuti murindi. Barimo baragira inama yuko abantu yuko isazi niramuka iguye mu kintu batayivanamo gutyo gusa. Abo ni abantu sinabasirabu bari kubivuga. Ni ilmu. Intumwa y'Imana ifite ibintu yagendaga ivuga yabisobanura. Hari ahantu yigeze gusobanura aravuga ngo saya ati zaman hari igihe kizabaho. Hari igihe kizagira gute? Erega buri intumwa y'Imana hari ibyo yigishaga n'abantu babaga bari kumwe nawe ntibabyumve kubera ko nabo bumva bitakunda. Harageze yigeze kubaganira n'abantu avuga ati hari igihe kizabaho umuntu uri muri kara nikije umugabane. Umuntu nguri mu mugabane umwe ajya avugana n'undi uri mu wundi mugabane nk'umuntu uri muri salo n'uri mu cyumba. Bumvikane nk'umuntu uri muri salo n'uri mu cyumba. Icyo abaswahaba bari bafite icyo gihe ni salo n'iki n'icyumba. Hanyuma umugabane n'undi akajya avuga ati hano bari maka bakavuga umuntu ari muri Aziya avuga n'uri muri Afrika n'uri Burayi bumvikane ngo nk'umuntu ugize gute. Ntago babyumvaga. Ariko so biraba cyangwa ntago biba. Wallahi mutume ntago yatunze telefone. Nta telefone yagize gute. Yabitubwiraga nawe avuga ati ni wahayi ntacyo narenzaho. Ariko icyo gihe kizabaho. None se ubu ntago biriho. Ibyo rero tubigeraho hakoreshejwe iki? Si ubumenyi. Si ubumenyi se bw'ama science n'ibindi nk'ibyo ngibyo. None se tubireke tubijugunye tubirekera aho ngaho. Ubumenye se ukabukoresha ariko ukabukoresha nta kwa kuri twavuze ni umunyeshuri ariko w'umuki kandi ugomba kubikurikirana akabikurikirana kubera iki? Imana subhanahu wa ta'ala akanabikora niki? Ikhlas. Nubyiga ibyo ngibyo uzaba uri kwiga ilmu kandi ilmu nziza nkuko twagiye tubisobanura. Hano rero Imana itumana salaka tariqan yaltamis uzaramuka afasha urugendo rwo kwiga agashakisha ubumenyi akabugeraho ariko abikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ivuga ngo sahala lahu tariqan ila aljanna. Imana izamworohereza inzira yo kujya mu ijuru. Imana izamworohereza inzira yo kujya gute? Turi buze kubibona hano gatoya. Kuko iyo wize wasobanukiwe utandukana n'injiji. Utandukana n'abantu batize. Siko bimeze. Kandi hari n'indangagaciro zigomba kugira gute? Kukuranga. Muri izo ndangagaciro rero iyo uzitwayemo neza ubona isawabu. Siko bimeze. Aya turayibonye na hadithi n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam turayibonye. Hanyuma rero mu tuntu dukeya ngira ngo tuganireho tundi ni ibijyanye n'indangagaciro zigomba kuturanga. Twebwe nk'abanyeshuri turi kwiga ubumenyi butandukanye, twaturutse ahantu hatandukanye, turi kwigishwa n'abarimu batandukanye, tuzanasubira iyo twavuye hatandukanye, tuzanakora imirimo itandukanye. Twebwe tugomba kurangwa n'izihe ndangagaciro. Iya mbere ni icyubahiro n'ikinyabupfura. Indangagaciro ya mbere igomba kuturanga n'iki? Icyubahiro n'iki? N'ikinyabupfura. Icyubahiro rero hano cyo nagira ngo nkivugaho. Ndakivugaho ibintu bibiri. Hari icyubahiro cyo kwiyubaha imbere ya byose n'icyubahiro cyo kubaha abandi. Kuko iyo uri ku intebe y'ishuri ukaba udafite indangagaciro yo kwiyubaha, ntugire n'indangagaciro yo kugira gute? Yo kubaha abandi. Ubwo tuvuga kubaha abandi bashobora kuba ari abayobozi ikigo mwigaho, bashobora kuba ari abanyeshuri abarimu bakwigisha, bashobora kuba ari abanyeshuri bagenzi bawe, bashobora kuba ari n'abandi.
ikintu cyakagombye kukuranga we nk'umunyeshuri wa kaminuza by'umwihariko wakabaye urangwa n'icyo kintu cyo kwiyubaha no kubaha abandi. Iyo niyo nzira ya mbere izatuma ugera kuri ilmu. Iyo icyo kintu kidahari, none se iyo ugeze mu muhanda ugahura n'abandi bita ngo mu kinyabupfura babita Rwanda rw'ejo, ariko hari irindi zina bajya babita. Iyo uhuye nawe arakubaha uriya mwana wa hariya ku muhanda arakubaha, ntabwo ashobora kukubaha. Kubera iki? Ibyo ntabwo we yumva binamureba. Iyo ugeze akakubwira ati mani, uyu munsi ntabwo nasyaze mani. Gusyaga murabizi? Nawe mwabimenye mute? Murabe mutarasyaze? Arumva? Yabwo ati ntabwo nasyaze mani, ukavuga uti toka, ahita gutuka ku babyeyi n'abasogokuru n'abanyogokuru n'abandi nk'abo ngabo. Ariko uramutse uje ukabwira umuntu utinguriza sense, agahita akubwira ati apana bana ntayahari. Utumva uti asante sana rafiki yangu. Kubaha no kwiyubaha no kugira gute no kubaha abandi. Iki ni niyo ndangagaciro ya mbere izatuma ibyo uzashaka kugeraho ibyo ari byo byose uzabigeraho. Hanyuma bayegeranyije n'ikinyabupfura. Ni uko kwiyubaha ni ndangagaciro z'icyubahiro, ariko kirimo iki? Birimo n'iki? N'ikinyabupfura. Ntabwo ari ukubaha umuntu ngo uvuge ngo jye ko mba n'ubundi se ntamuvugishije, jye mba n'urimo bashya abantu. Nakubwiye ko ushobora kugira ibyo ukora ariko ukabikora nabi, kabone nubwo byaba ari byiza ntibigire bite, ntibigire aho bikugeza. Gerageza rero urangwe no kwiyubaha, urangwe no kubaha abandi, hanyuma urangwe n'ikinyabupfura mu bandi. Wallahi ilmu uzayibona kandi izakuryohera. Ariko ibyo nibibura, umenye yuko ntacyo uzabona, nunakibona ntaho kizakugeza. Buriya abantu benshi barangirwa akazi n'abandi, nibyo sibyo? Iyo wahamagaye umuyobozi wanyu bakamubwira bati nta musore mwaturangira ushobora kuba afite discipline, ko hari abarabu muri Qatar bagiye kuza kandi twifuza ko bakorana, kandi abarabu muri Qatar ntibakunda ibintu byinshi, n'abasirimu nyine bakunda umuntu utariyubashye se, utariyubahaga ngo nubahe n'abandi, utaragiraga ikinyabupfura, yahita gutekereza agahita avuga ati mashallah nibutse Kajorite. Ntabwo ntashobora kukwibuka. Ariko igihe warangwaga n'ibyo ngibyo, ahita avuga ati hari umusore nzi twiganye ayicishaga bugufi cyane ibintu nk'ibyo. Turimo turumvikana? Kandi byatumye yigaramenya kwikuza, burya kwizamura, buriya ntaho bigeze umuntu, ahubwo birangira ntacyo ubashije kugeraho. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ni ubunyangamugayo. Ushobora kuvuga ngo ubunyangamugayo, abantu bose ni inyangamugayo. Ashwi. Niba ari n'inyangamugayo abantu bose, ariko ntabwo ubunyangamugayo bwabo bugize gute bungana. Inyangamugayo ni yayindi ugisha inama ikakugira inama. Inyangamugayo ni yayindi ubitsa ikayi nk'iyi, agenda nk'iyi, telefone nk'iyi, wagaruka akayiguha nk'uko wagize gute, nk'uko wayimuhaye. Ni inyangamugayo. Inyangamugayo ni yayindi muganira ikakubwira neza ituje. Inyangamugayo ni yayindi ibabazwa n'icyababaje mugenzi wayo. Ibyo byose byakagombye kuba bikuranga nk'umunyeshuri kugira ngo ibyo ushaka uzabigereho. Rangwa n'ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo bwawe bube ari bwo ushyira imbere. Ibyo bizagufasha kugira ngo ubashe kugera ube umunyakuri. Umunyakuri n'ubunyangamugayo nyine burya iyo uvugisha ukuri uri inyangamugayo.